Ndagusuhuje kandi guhaye ikaze wongeye kubana natwe muri uyu mwanya, kamubwire ngo uhawe ikaze kandi urakaza neza kuri YouTube channel, aho tugenda turebera ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane twibanda kuri telefone. Hari ikintu cyo kukwereka rero utaruzi ndetse utanatekerezaga yuko cyashoboka. Cyane kuri WhatsApp, ese waruzi yuko ushobora kongeraho indi account kuri WhatsApp? Aho tubona kuri Facebook wenda harimo ufitemo account nyinshi, ukajya muri imwe warangiza ugakora logout ukajya mu yindi. Ngiye kwereka noneho no kuri WhatsApp uburyo ushobora gushyiraho account irenze imwe. Bivuze ngo ugakoresha nimero ebyiri zitandukanye kandi ari muri WhatsApp ndetse n'izindi. Oya, ufitemo WhatsApp muri telefone yawe ariko warashyizemo namba nyinshi zirenze n'ebyiri n'eshanu ushatse wazikora, maze ukajya muri imwe ukora logout ukajya mu yindi, ugakora logout ukajya mu yindi, uramutse ushatse kuyijyamo uburyo bworoshye cyane. Ubu ngubu rero ngiye kukwereka, reka mwibutse yuko ugeze hano bwa mbere wakora subscribe niba utarayikora, ndetse muweza no kugushimira cyane wayikoze. Ubu ukomeza kureba video tugenda tukugezaho umunsi ku wundi kabisa. Asante sana. Kurikira rero ngiye kukwereka uburyo ugiye kubigenza. Ngiye kukwereka rero uburyo ugiye kubigenza. Ugiye kuza ujya muri WhatsApp yawe, yego, ubundi numara kuhagera uhita uza hano ku tudomo dutatu hano hejuru, ahangaha ukandeho, nurangiza uhita ujya muri settings. Nuhagera ahangaha ku ruhande rw'iburyo hari akamenyetso ko guteranya k'icyatsi uzahabona. Aka k'icyatsi ni kuzaza ukandeho. Numara kugakandaho rero urabona hano bazahita bakwereka iyi account yawe irimo, maze hasi bahita bakwereka ahantu handitse ngo add account. Noneho wowe nuzaba ushaka gushyiramo indi account nshyashya uzahita uza hano kuri add account. Ni ibintu byoroshye cyane rwose. Yego, numara kuhakanda noneho ngira ngo uzahita ubona yuko bazahita bitangira bundi bushya nko kwa kundi neza bigenda ugiye gushyira WhatsApp nshyashya muri telefone. Uzahita uzana kuri agree and continue, nurangiza bazahita bagusaba nimero ushyiramo. Ngere nda nuko nashaka gushyiramo indi account, ariko ubwo wowe nubu bishaka noneho uzahita ushyiramo iyindi nimero ya kabiri ushaka gukoresha, ariko nyine byitwa ngo uri gukoresha WhatsApp imwe. Rero uzashyiramo iyo nimero ushaka, nubundi ukomeze ukurikiza amabwiriza bakore verify, nurangiza ube wayikoresha. Noneho nizimara kubamo ebyiri cyangwa eshatu, hari ahabora azajya bakwereka ngo ha logout. Noneho nushaka kuyisohokamo ukaba wakwinjira mu yindi. Niba uzi ukuntu bijya bigenda ku zindi social medias like Facebook ndetse n'izindi, nuko bizajya bigenda, cyangwa YouTube, nubundi nugukuramo account imwe ushyiramo iyindi. Ni ibintu byoroshye cyane. Reka dusubire inyuma noneho nkwereke kari akamenyetso ko guteranya hari WhatsApp ziba zitarimo, kaba katarimo, kamwereka noneho nukaburamo ukuntu uzabigenza. No gusubira inyuma n'ubundi bisanzwe nka gutya. Nurangiza noneho uzahita uzikandire hano kuri account, hano habanza. N'ubundi kuri account hano hasi uzahita ubona handitse ngo add account. Niho uzahita ukanda n'ubundi. Noneho nuhakanda kuri add account n'ubundi bazahita kujyana hariya uhita ushyiramo nimero za account nshyashya ukurikiza amabwiriza. Noneho ushaka gusiba account, ngira ngo hano hasi uri kuhabona handitse ngo delete account. Bivuze ngo iyo account wakoze ushaka kuyisiba, iyo namba nyine ushaka kuyisiba kuri WhatsApp burundu, uhita ujya hano kuri delete account. Ubu niyi ngiyi ndi gukoresha ndamutse nshatse kuyisiba, nkahita nza hano muri delete account. Ubwo ngira ngo nako urakamenye ku bantu batari bazi ukuntu wasiba account, ni gutya bayisiba. Dore ni gutya babigenza rero. Reka ngushimire rero urebye iyi video, reka nkubwire yuko wakora subscribe niba utarayikora, ndetse muza no kugushimira cyane wayikoze kabisa. Ikindi kandi nkubwire yuko wakora share ku bantu batari babimenya. Ikindi hari icyo ushaka ko tukwigisha, kwandika igitekerezo cyawe muri comments tukazakivugaho muri video y'ubutaha. Murakoze cyane.